habereye impanuka ni mu murenge wa Nyakabuye ahantu hazwiho mu Kizibo, akaba ari imodoka ya ambulance yahakoreye impanuka ikaba yaguyemo abantu barenze 4. Ubu rero tugiye kubereka urugendo rw'uko iyo modoka yagize ate yakoze impanuka. Nk'uko mubibona rero, imodoka ikora impanuka yamanukiye mu iki gice gutya, yamanukiye mu iki gice iramanuka hano hantu nyine muri kubona imirima yangiritse, ibintu byose. Turakomeje mpaka tugeze ku modoka ahantu iri. Aha ni uyundi mukingo tugezeho, aho imodoka yakoreye impanuka. Ibi ni ibinyoteri byayo, ibiki byose. Ibibazo, imodoka yaje itirenga hano, namwe murabibona abantu muri kureba iyi video, yaje irarenga, dore iriye epfo niho tugiye. Mwe mukomeze murebe gusa mpaka tugeze aho imodoka iri. Murahabona namwe uburyo hamanuka, wakwizera ko nta muntu n'umwe warokotse, bose bitabye Imana. Ni birebire. Mwihangane, mwihangane. Mwihangane. Umeze uzitwigende. Ntongere guca hari. Nkuko mubibona rero, imodoka tugiye kuyigeraho. Imodoka tugiye kuyigeraho ahantu yatembagaye rwose, ntabwo byari byoroshye. Imodoka tuyigezeho rero aho yaruhukiye. Mwabonye inzira twagiye tumanukamo, hariya twamanukiye kuri video mwabonye, niho imodoka yagiye inyura icunanguka. Murabibona imodoka uburyo yabaye bushire kabisa, ntiwamenya ko ari ambulance. Namwe murabibona ku mafoto aho ngaho. Kandi dukomeza kwihanganisha imiryango yaburiye ababo muri iyi mpanuka. Kandi reka tuvuge ngo rest in peace ku bantu bose
batakarije ubuzima nk'iyi mpanuka, reka tubabwire ati Imana ibahe iruhuko ridashira, mugiye mu mahoro kandi muzabaho mwishimye kuruta aho mwari muri. Yandika Empo TV rero mukomeje gukurikira, tubasaba gukora subscribe byonyine gusa mukarajya mubona inkuru zigiye zitangaje, ibintu nk'ibi ngibi nyine biba byabaye. Nayimenye nka saa moya za mu gitondo ubwo umuganga Julien yarampamagaye mu mutware mpamugeze arebe ibyabaye, nuko naje kumanuka, turamanukana turaza, tuhageze dusanga hari abantu benshi cyane. Ubwo twashyikiye ahantu imodoka yahirimiye, tukimara kuhagera twabonye aho yanyuze, tubona nta kindi kintu cyaba cyateye irampanuka, ni ikibazo cy'imodoka idafite ubuziranenge bwiza, kubera ko iriya modoka neje ikimara kuva kuri centre de santé Nyabitimba imanuka yari ifite ikibazo. Ubwo yari imaze gutoboka amapine, bakajya kuzana yandi mapine yari igiye kuyazana, n'ubu yaraye mu nzira. Mu by'ukuri bigaragara ko iyi modoka yari ifite ibibazo. Buwate de vitesse hari uburyo yashyiramo vitesse ikajyamo ibice ntijyemo, none ubwo twaketse ko yayishyizemo kubera ko twari tuzi ko ifite ikibazo. Imanuka marisheri ibiramucisa iragiye. Ngo hari hamaze igihe hari hamaze igihe umushoferi ayire. Mu by'ukuri hari undi umushoferi witwa Kasiye wayitwaraga, twanizeraga nk'umutekinisiye kuko yagendaga yikubita mu mikingo abona igiye kumuhirika. We yabonye gutyo akuramo gwe karenge arigendera, arataha yasezeye. Uwo rero bari bazanye nawe yari umushyashya. Hari undi nawe witwa Gasongo twageraga, nawe yarigendeye kandi we yaramaze kuyimenyera. Turasaba kwenda badushakira imodoka ifite ubuziranenge kandi bakadushakira n'abashoferi bujuje ibyangombwa, ntibakajye badutoragurira abantu tutazi aho bavuye. Dore uburyo ubuzima bwa muntu burahenze, urabona duhombye abantu benshi cyane. Anwarita, Claudina, yewe n'umukozi n'umwana na shoferi, buriya nta mashyingo, buriya nawe yapfuye, buriya ntabwo twamwizera, abaye ikimuga asize umuryango wiwe. Ariko ngo hano mufite ikibazo cy'umuhanda. Ikibazo cy'umuhanda turagifite cyane, kenshi nyine kunda no kuraramo kubera amakanivo aba yangiritse. Urabona ahantu hahanamye, nta biti biteye ku muhanda. Kandi ikindi nibadusabira akarere kadufashe, uyu muhanda bari bawushyize mu ngengo y'imari yo kuwubaka, badufashe rwose batere ibiti ku muhanda byibuze biwukikize. Iyo haza ko hari n'ibiti basi byakabaye byayitangiriye. Badufashe rwose umuhanda barebe uburyo bakongera kuwushyiramo n'itaka wongere usubirane. Ubona ko umuhanda udakoze ariyo ntandaro y'izi mpanuka zabaye. N'uyu muhanda kuba udakoze kuko urabona nk'ahantu iyo vitesse yayishyemo igahita isa n'ivamo, igahita imanuka hepfo, nta rigore nta kantu n'aka kayitangiraga. Nuko umuhanda utarukoze, urabona ahantu hahanamye mu binogo, na biriya binogo kandi bagerageze babidufungishirize. Basaba imiganda rwose ize kiriya kinogo bagifunge kuko niyo ntandaro y'iyi mpanuka. Imihanda mibi niyo ntandaro. Imihanda rwose, imihanda ni mibi, turasaba badufashe tureko twabona umuhanda.